kugira ngo tubashe kuvura abantu. Iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba. No muri Amerika nazi twahajyayo n'abakuru batuyobora. ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza. Izi mbaraga ziba zabo Mujyane muzi byo kumuryamisha. Yes, hello ni Afrimax TV online. General Jean Neponsa biyumva mumeze neza. Birumvikana nibyo tubifuriza umunsi kundi aho muri mu bice bitandukanye hirya no kwisi mwahisemo kudukurikira. Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, nifuje n'ubundi uyu munsi kongera gusura bamwe mu bavuzi ba gakondo. Ndi kumwe n'umuganga agiye gutangira twibwire, hanyuma tuze no kumva no gusobanukirwa ibirebana n'ubuvuzi bwe muri rusange. Muganga muraho neza? Muraho cyane. Murakoze. Nitwa Nshimiyimana Faustin. Aba ndi umuvuzi gakondo. Ubu nkorera hano mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Ndi umuvuzi ukoresha ubuvuzi gakondo nahawe n'abakurambere. Nahawe n'abakurambere baba gakondo iwacu, kurambere yacu. Hari nundi mu uvandimwe hano muraho neza? Muraho. Mwebwe mwitwa? Nitwa Ndayishimiye Emile. Nkaba nanjye ndi umuvuzi gakondo mfasha databuja. Akaba yaranyigishije kuvura, ni njye ujya kumushakira imiti byanaba ngombwa nkamufasha abarwayi. Okay. Muganga reka rero nkitunguka hariya nigeze kumva umuntu wasakuzaga n'amaso yanjye nabyiboneye uburyo bwo kumuvura. Uriya muntu yari afite iki kibazo ko yasakuzaga cyane, zirangwara zitwa gute, bigenda bite kugira ngo abashe kuvurwa? Murakoze cyane. Uriya murwayi yararwaye ibisazi bamurozi. Wabonye kubushobozi ni kiko twakoresha uko dushoboye kugira ngo tumuvure dufatanyije n'imbaraga z'abakurambere nahawe n'abakurambere. Nibo wabonye nafashije ubushobozi bwose nakoresheje, wabonye kandi nabukoresheje fatanyije n'abakurambere. Ubu imbaraga z'abakurambere biba bishatse kuvuga iki? Imbaraga z'abakurambere ni imbaraga zikomoka gatanga. Igatanga n'abakurambere bagira niho bakoreraga. Izo mbaraga rero nizo dukoresha kugira ngo tubashe kuvura abantu. Iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba. Hamagara abakurambere, umukurambere wanjye akansobanurira ibyo ndi bukoresha.
ni kuri wabonye ndi guhamagara kurambere nyawe wabibonye kurambere numa ibyo nkoresha. Inshuro nyinshi abakora ubuvuzi nk'ubu mukora usanga baba bahabwa ya mazina yo kuba ari abapfumu n'andi afitanye isano nayo, byaba bisa nk'ibidasanzwe gusanga Bibiliya muri ubuvuzi bwanyu, muhurira he na Bibiliya, bigenda bite? Bibiliya ubona nayisigiwe n'abakurambere no bakoreshaga cyane, bakoresheje imbaraga za Bibiliya. Muri ubwo buryo yo nkoresha imbaraga nahawe n'abakuru niyambaza Bibiliya, ukubona Bibiliya uvuga mu murongo wa Bibiliya imbaraga zose urazitabaza kuri Bibiliya, ibintu byose umurwayi agahita yorera. Nizo mbaraga nkoresha nyobowe n'abakurambere. Bibiliya yaba ari inyuramo ubutumwa nigeze kumva mwakiriye muvugana na cyane urakoze cyane muri mirongo ya Bibiliya baranyobora, umukurambere aranyobora nkasoma kuri Bibiliya umurwayi rwose akorerwa. Murakoze. Hari yenda ubwo mpera kuri iyi Bibiliya, ariko hari n'ibindi mbona imbere aha ngaha nabyo mwadufasha kumenya ibyo ubona hano. Iyi ni umubavu. Uyu ni umubavu. Ni imbuto zawo. Izi ndazikoresha mu buganga. Iyi ubona nagafu nawe n'abakuru. Aka kava ku ishyamba, kava kure cyane. No wakabona. Gakoreshwa gate? Iyo umurwayi aje afite amakare nk'uri wabonye afite imbaraga za daimoni, akagacubye daimoni, ndagafata kamutera kamucuragira hose daimoni n'ibisazi yari afite bikarya. Nizo mbaraga nzikesheje imbaraga nahawe n'abakuru. Ibona ni inama y'abakuru niyo dusomaho kugira ngo nabakuneka nawe wasoma. Murakoze cyane. Nakabakurambeza barajye gatwaye. Murakoze cyane. Aka kayoga rero ubona nakabakurambira. Inzoga buryo barasabye mamiga soma muhungu wanjye. Iba yarasabye mama igasaba data. Inzoga burya turayifashisha. Okay. Haracyari n'ibindi turimo tureba. Ibibona rero. Uyu ni umuziga zirya. Uyu ni umuziga zirya niwo twiyambaza. Iyo umurwayi aje turutse mu irembo. Turabonaga abakurambere nkababaza bakambwira icyo ndi bukore. Ibi ni biri kubona. Iyo ubona uyu ni umubazi. Wakabaye kanu karimo. Akaba kita umubazi. Mbaza sogokuru. Nabwo ni sogokuru. Uyu murukumbara agiye kunanira. Sogokuru kanu. Akandi kubona. Okay. Ya, n'ubuvuzi mwaba mwaratangiye gukora ryari yenda kugeza uyu munsi? Ubuvuzi mbumaranye imyaka 2. Nabutangiriye ahantu bita Iburasirazuba. Za Kirehe. Kubera abakuru bandangira mu majyaruguru nibo banyobora ntabwo niyobora. Abakuru nibo banyobora. Ubu naje kuvura abantu mu majyaruguru. Niho abakuru banyoboye. Ubu uyu munsi amabwiriza babaha yo kuba mwajya n'ahandi mwahita mugenda? Nibo batuyobora. Nibo batuyobora, nubwo batubwira Tanzania, nubwo batubwira Burundi, nubwo batubwira Ethiopia, no muri Amerika. Nazi twahajyayo. N'abakuru batuyobora. Hari uburyo mwifashisha cyane cyane nigeze kubona hano hari inkoko bifasha iki? Inkoko kuriya kuyifashisha biba biri gutanga iki? Inkoko ko bayibonye ni igitambo. Ni igitambo cy'abagizi ba nabi baba baragira umunabi. Iyo bira wabonye twakoresheje byo gw'amaraso urugero ku gituro, uw'igituro ibigeze ku gituro umutubone. Igice cyose ni kuriya bigenda cyo biterwa n'uburwayi. Biterwa n'uburwayi bwaribwo. Wowe ntabwo ari byo cyori. Biterwa n'uburwayi. Biterwa n'umurwayi wari we. Dufite imisi myinshi nahirimo.
naho ubona ipfundikiyemo ntabwo ari ibisazi tuvura gusa, uwo barogeye, uwo bibye, uwo barogeye umwana, uwo banyaze inka zawe bazibye, waza nka kumuti wanandangira, bakunyaza umurimo uraza nka umuti, uguze umurima ahantu umuntu akashaka guhemukira uraza tukaguha umuti kurisha abakurambere. Akenshi abakora ubu buvuzi ubusanga nyine bitwaye amazina, hakabamo n'abavuga ko hari igihe usanga abantu buno buvuzi bwa gakondo hari n'ababukora mu buryo butari bwo. Mwebwe bihagaze bite? Twebwe bukora mu buryo butari bwo, twe kubera ubuvuzi bwacu gakondo buremewe, dufite n'ibyangombwa, n'ibintu byawe by'abakurambere dufite n'ibyangombwa ngo wabibonye, ubonye ko nambaye n'umudahari wawubonye. Buri bwacu buremewe na minisitiri aratuzi, hose baratuzi. Ntabwo ari ubuvuzi bumwe bw'abapfumu babeshya abantu, oya. N'ubundi akenshi usanga bijya byitwa gutyo, oya biratandukanye. Twe dufite umuhungu wanjye, twe dufite n'ibyangombwa umuhungu wanjye zo kukwereka, dufite na certificate cyane, twaranahuguwe, duhugura n'abandi rwose. Izindi ndwara mushaka kuba muvura cyangwa se ubundi buryo mufashamo abantu n'ubuhe? Izindi ndwara, umudamu wabuze urubyaro ubu turamuvura, uwasima iyo twe nta rwose turayivura, ubugumba turabuvura, agatembwe akunda ubufasha. Agatembwe ubwo nukuvuga agatembwe bya bindi byo abadamu, urabona abadamu oya umuntu uhumeka udahumeka neza, ibyo tufite umuti abakuru barabivura cyane, niho kureba. Biriya byo gukarabya amazi asanzwe umuntu ukabona abaye amaraso biba bivuye ku ki? Bishatse kuvuga iki? Gukarabya amazi asanzwe umuntu hanyuma ukaza kubona yabaye nk'amaraso, biriya ni abakuru, ni abakuru mwana wanjye. Ese abo bakuru baba hehe? Abakuru kuri bakumva bakuru karagwe ujye wumva, karagwe muri Tanzania ujye wumva, naho umwana wanjye. Biba bivuze ko buriya ntubonye mbahamagara, dore nibona hamagara, wabumvishe nibona hamagara. Binyura bite muri iyi Bibiliya ku buryo habasha kumvikanijwe? Ibintu naho reba ukuntu indege ihaguruka mu kirere, n'ukuntu inkuba ikubita umuntu, ni muri ubwo buryo. Uko indege ihaguruka ku kibuga ikagenda, uko inkuba zigakubita umuntu, niko ijwi ryayo rigenda. N'ubuhanga, n'ubuhanga buba bwihariye, n'ubuhanga bwihariye. ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza. Izi mbaraga ziba zawe, izi mbaraga rero kuri mbaraga kuri karagwe zabaza isekuru wazuye bakoresha, wazuye imbaraga izi mbaraga n'umudu w'umugabo bita Sarongo wo mu Bugesera, Sarongo wo mu Bugesera rero mupfumo haye zira mbaraga yampaye zire ntumubona Sarongo ujye umwumva wamuzana buriya hano. Sarongo namukandagira imbaraga zanjye wazimuhaye, yampaye zirenze buriya Sarongo namukandagira, namuzana namuhindura namu Sarongo wo mu Bugesera namukineza. Kandi twerekeze ku musozo, mwongere mutubwire nize ndwara mushaka kuba muvura, hanyuma ubundi dusoze. Tuvura indwara nyinshi n'ababasha gusoma twabahanga, ndaguha n'ubutumwa uzazibampera abantu. Ndaza ko tuvura ibisazi, tuvura abagore bava, tuvura agati, tuvura abantu, tuvura imyijima, umuntu bibye ibyo byo ni nko gukoza,
igare ryawe baritwara rijya kugera hariya, iryo twarigaruye kare ako kanya abakurambere bita babigarura, tuvura w'abantu ubona bari kugenda ibyo n'ako kanya abakurambere babivura. Muri make rero nta ndwara n'imwe ntavura, indwara ibaho. Abantu bananiranye batuyoboke tubavure hirya no hino ku isi, yaba Aziya, yaba Amerika, yaba Afurika, yaba